ijambo ry'umunsi. Kubaha Imana igipimo cy'urukundo rwacu. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma Yohana igice cya 14 uhereye ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 24. Abantu berekana urukundo mu buryo bwinshi cyane butandukanye. Bamwe bagura impano mu gihe abandi bahitamo kwitanga bagakora ibikorwa runaka by'urukundo. Ikirenze ibi ngibi, urukundo rutangwa binyuze mu buryo twishakiye kandi twihitiyemo. Uburyo twerekana urukundo bushobora kuba uburyo busanzwe cyangwa se nanone uburyo bukomeye, uburyo buhoraho cyangwa se uburyo bw'ako kanya. Ese iyo utekereje usanga ari ubuhe buryo bwiza bwo guhitamo kwerekana urukundo? Dushobora kureka ubutunzi bwacu bukari bwo bisobanura bitewe n'impano tuguze. Igihe dufite nacyo kizamara ikintu gikomeye cyane mu bintu twifuza gukora. Mu gihe twifuza yuko abantu babona yuko twabakunze kandi ko tubitaho, tuzagendera ku byo baha agaciro cyane kurenza ibindi. Imana nayo yatweretse uburyo tugomba kwerekana yuko tuyikunda binyuze mu byiha agaciro cyane kurenza ibindi. Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 hatubwira yuko niba dukunda Imana tugomba kuzakurikiza amategeko yayo. Buri munsi iyo ukurikije amategeko y'Imana uba uvuze ngo ndagukunda cyane Imana. Iyo noneho tuyishimiye, tuyisenze, twiga kandi tukita ku ijambo ryayo, ibona yuko noneho turi kwita cyane ku rukundo rwayo. Iyo uganirije ibyiza by'Imana abavandimwe bawe hamwe n'abantu muturanye, uba uri kuvuga ngo Mana ndagukunda. Mu gihe wubashye kandi ukaguma mu kwemera kwawe, nta handi bigoranye cyane uba uri gusakuza cyane uti ndagukunda cyane Mana. Nk'abana b'Imana rero dukeneye kujya tubwira data yuko tumukunda inshuro nyinshi zishoboka, ndetse buri gihe uko wubashye amategeko yayo uba uvuze uti ndagukunda cyane Mana. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.